Imyuka mibi yo mu bitaro. Abantu benshi ntabwo tujya twiyumvisha yuko habaho imyuka mibi, na ndetse n'ugerageje kuvuga iyo nkuru tumuhindura umusazi cyangwa tukamubwira ngo jyana ibinyoma byawe, ariko ni ukuri kuko mu mateka yaranze isi yacu cyangwa se mu bihe bya kera na ndetse n'uyu munsi nuko tutabasha guhura nabyo, bigaragara yuko imyuka mibi ibaho. Tega amatwi wumve iyi nkuru. Hari mu ijoro rituje cyane, imvura nkeya iri kugwa gahoro ku gisenge cyo mu bitaro byari biri mu cyaro. Abantu benshi bari baryamye mu byumba by'abarwayi, abandi baganga bari bari ku kazi ka nijoro. Ibyo bitaro byari bizwiho ibintu bidasanzwe abantu batinyaga kuvuga. Muri iryo joro hari umuganga witwaga Dr. Paul wari usigaye wenyine mu cyumba cyo kwakiriramo abarwayi. Abaforomo bari bagiye kureba abarwayi mu bindi byumba. Aho yari yicaye, amatara y'icyumba yatangiye kuzima agaruka buhoro buhoro. Pawulo yumvise akantu kamuteye ubwoba mu mutima, ariko aravuga ati ahari ni umuriro w'amashanyarazi ufite ikibazo. Nyuma y'iminota mikeya yumvise urugi rw'icyumba rwigunga buhoro buhoro, kumwe nyine urugi rushobora kuvuga nyine nk'ahari umuntu ukinguye. Yumva agira ngo ni umuntu ukinguye uri kwinjiramo. Pawulo yahise areba neza ku rugi, ariko nta muntu yigeze abona. Aho yari ari agikomeje kureba, yumvise ijwi rituje cyane rivuga riti dogiteri mfasha. Pawulo yahise ahaguruka afite ubwoba bwinshi. Yatekerezaga ko hari umurwayi waje wenyine nijoro. Afata itoroshi aragenda mu kayira kajya mu byumba by'abarwayi. Mu gihe yari ageze mu cyumba cya nyuma cyari cyarigeze gupfiramo umurwayi kera, yumvise mu gihe yari ageze mu cyumba cya nyuma cyari cyarigeze gupfiramo umurwayi kera, yumvise urugi rufunguka rwonyine. Umwuka ukonje cyane wuzura aho hantu. Pawulo yinjiye buhoro buhoro mu buriri bwo muri icyo cyumba. Hari haryamyemo umuntu wipfutse igitambaro ku mutwe. Pawulo yegera buhoro aravuga ati urwaye iki? Uwo muntu ntiyashubije. Pawulo akuyemo igitambaro ahita asubira inyuma cyane, aterwa ubwoba bukomeye. Mu buriri nta muntu wari urimo, ariko igitambaro cyari gikubye neza nk'aho hari umuntu wari uharyamye. Nawe ngire ngo urabyumva, urabona ukuntu umuntu aba aryamye, igitambaro kimworoshe neza ukagira ngo ni umuntu kandi nta muntu uhari. Urumva Pawulo yari yinjiye yorosaho, abona nta muntu uhari, ahita asubira inyuma afite ubwoba. Ako kanya amatara yose y'icyumba yarazimye. Mu mwijima Pawulo yumvise amajwi menshi aseka buhoro buhoro. Yagerageje gufungura urugi ngo asohoke, ariko ntabwo rwize rufunguka. Umwuka ukonje watangiye kumuzenguruka mu mwijima. Yabonye igicucu kirekire gihagaze ku muryango, amaso yacyo yaka nk'umuriro. Ijwi riremereye ryavuze riti abantu benshi bapfiriye hano, natwe turi hano.
Pawulo yatangiye kubira ibyunzwe byinshi cyangwa se ibyuya n'ubwoba, hari hakonje cyane. Yagerageje gusenga buhoro ati, Mana mfasha. Icyo gicucu cyatangiye kwegera uburiri buhoro buhoro. Pawulo yumvise amaboko akonje cyane amufata ku bitugu. Mu kanya gato amatara yaragarutse arongera araka. Abaforomo binjira bihuta kuko bari bumvise urusaku. Basanze Pawulo yicaye hasi asa n'uwagize ihungabana cyangwa se afite ubwoba bwinshi. Baramubajije bati, Dogiteri, byagenze bite? Pawulo yarabarebye mu maso yuzuye ubwoba aravuga ati, si abarwayi gusa bari muri ibi bitaro, hari n'imyuka mibi ihora itegereje ijoro ko riza ngo maze nayo ihaguruke ivuge. Kuva uwo munsi Pawulo yanze kongera kugaruka ku kazi ka nijoro muri ibyo bitaro. Ariko abakoraga iryo joro bavugaga ko iyo saa sita zageraga cyangwa se iyo saa sita z'ijoro zageraga, mu cyumba cya nyuma humvikanagamo ijwi rivuga riti, Dogiteri mfasha. Inkuru yacu ni ahangaha tuyishoreje. Murakoze, Imana ibandindire. Mume subscribe ndetse na like. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.